Daniyeli igice cya 7. Nuko Daniyeli aravuga ati, ibyo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga ine yo mu ijuru ihukira ku nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo imiyaga ine, havamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko. Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 2 n'uwa 3. Daniyeli yeretswe inyamaswa enye zisa n'izivugwa muri Hose igice cya 13 umurongo wa 5 kugeza kwa 8. Imana ari guteza abayuda kubwo ubugome bwabo no kutumvira ngo zikabatsemba. Daniyeli yongeye kubuzibona ariko zifite ikindi zishushanya. Izi nyamaswa zari zihagarariye ubwami bwari kuzagenda busimburana kugeza Kristo agarutse. Ubutumwa muri Daniyeli igice cya 7 buhuye n'ubutumwa buvugwa muri Daniyeli igice cya 2, uretse ko bwagaragajwe mu buryo butandukanye. Muri Daniyeli igice cya 2 umwami Nebukadinezari yose igishushanyo cyerekanaga ko ubwami buzasimburana, uhereye ku bwami bwa Babuloni ukageza ku bwami bwa nyuma buzimikwa na Kristo ubwe. Izi nzozi zongeye kugaruka noneho mu buryo bw'inyamaswa muri Daniyeli igice cya 7. Imana ibyerekeye Daniyeli noneho. Inyamaswa ya mbere ni intare. Iya mbere asaga n'intare ifite amababa nk'ay'ikizu, nyihanga amaso kugeza amababa yayo ashikurijwe igahagarara ku isi, ihagarika amaguru yemye nk'umuntu kandi ihabwa umutima nk'uw'umuntu. Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 4. Iyi nyamaswa avugaga aha ni ubwami bwa Babuloni, n'ubundi Yeremiya yabivuze abugaragaza nk'intare. Intare yasohotse mu kibira cyayo, kandi umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse aviwe azanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare n'imidugudu yawe ikaba imisaka igazigara itagira uyituyemo. Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 7. Aha Yeremiya agaragaje Nebukadinezari nk'intare. Ezekiel nawe hari uko amugaragaza. Uko ni kumwe Uwiteka avuga ngo, igisiga kinini gifite amababa manini kandi maremare n'amoya menshi n'amababa ataramwe cyaje Lebanoni kijyana ishami ryo mu bushorishori ry'umwerezi. Nuko ubwira iyo nzu y'abagome uti, mbese muzi icyo uwo mugani usobanuye? Ubabwira uti, dore ubwami bwa Babuloni, umwami wa Babuloni yaje Yerusalemu ajyana umwami waho n'ibikomangoma byaho abijyana n'i Babuloni. Ezekiel. Muri Yeremiya yabonye ubwami bwa Babuloni nk'intare, Ezekiel abona nk'igisiga kinini. Noneho bigeze ku muhanuzi Daniyeli, Imana imwereka ubwami bwa Babuloni ikombinye ihurije hamwe ubutumwa bwa Daniyeli hamwe n'ubwa Ezekiel. Iyi ntare ifite amababa, kandi Imana avuze nuko ubwami bwa Babuloni buzasenyuka. Nicyo gituma Uwiteka avuga ngo, dore ngiye kukuburanira kandi nguhorere, nzakamya inyanja yaho n'amasoko yaho nyazibe. I Babuloni hazahinduka ibirundo n'amatongo n'ubuturo bw'imbwebwe n'igitangarirwa n'icyimyozwa ntawe uzahatura. Bazatontomera icyarimwe nk'intare, bazakankama nk'imigunzu y'intare. Yeremiya 51 umurongo wa 36 na 38. Nibamara gushyuha nzabaremera ibirori mbasindishe kugira ngo bishime basinzire butazakanguka, niko Uwiteka avuga. Maze uvuga uti, uko niko Babuloni hazazika kandi ntihazongera kubyuka hazize ibyago nzahateza. Yeremiya 51 umurongo 39 na 31. Nimuteguza amahanga azahatera, abami b'Abamedi n'abategeka babo n'ibisonga byabo byose n'ibihugu byose bitegekwa nabo. Yeremiya 51 n'ubundi. Rero ibi byose byari biri kurengukiza ku bwami bwa Babuloni, ubwami bwashushanyijwe n'intare. Hakurikiraho indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu. Ndongera mbona inyamaswa ya kabiri isa n'idubu yegutse uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Barayibwira bati, byuka uconshomere inyama nyinshi. Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 5. Idubu ishushanya ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Kweguka k'uruhande rumwe ni ugukomera kwa bamwe. Impande ebyiri ni Abamedi n'Abaperesi, noneho Abaperesi bakaba bari bakomeye kurusha Abamedi. Gusa n'idubu ni ukugira amahane cyane. Gutambika imbavu 3 mikaka ni ukugira imbaraga 3 cyangwa z'ugutatu. Ubu bwami bujyaho
mbere y'uko bugera ku butegetsi bwabanje kurwana n'ibihugu bitatu cyangwa se ubwami butatu: Libiya y'ubu muri 547 mbere ya Kristo, Babuloni muri 539 mbere ya Kristo, Egiputa muri 525 mbere ya Kristo. Guconshomera inyama nyinshi ni uko baza no kwica abantu benshi kugeza ubwo bahindutse inyama gusa, kuko ubwami bwa Medi n'Abaperesi bwagiraga amategeko ntavuguruzwa. Uwayicaga wese yagombaga gupfa. Dufite urugero kuri Daniyeli bataye mu rwobo rw'intare. Barabaza igihe bamaraga kumuta mu rwobo rw'intare muri Daniyeli igice cya 6:13 bavuze ko ngo ari amategeko ya Medi n'Abaperesi atavuguruzwa, kandi ngo kuko Medi n'Abaperesi baramaze gukuraho ubutegetsi bwa Babuloni. Rero hano mu gice cya 7 bwongeye kugaragazwa nk'idubu, ari byo mu gice cya 2 bigizwe n'amaboko n'igituza. Abamedi n'Abaperesi babayeho muri 539 kugeza muri 531 mbere ya Kristo. Hakurikira n'inyamaswa ya gatatu, ingwe. Hanyuma y'ibyo indi nyamaswa isa n'ingwe, ku mugongo wayo yari ifite amababa 4 asa n'ay'ibisiga, kandi yari ifite imitwe 4. Inyamaswa iteye ubwoba y'ingwe. Ingwe ishanya ubwami bw'Abagiriki. Nuko nanone ngiye kukwereka iby'ukuri, hazima abandi bami 3 Ubuperesi, ariko wakanazima azarusha aba 3 bose ubutunzi cyane. Namara kugwiza imbaraga ku bw'ubutegetsi bwe, ubutunzi bwe, azahagurutsa ingabo ze zose kurwanya ubwami bw'Ubugiriki. Daniyeli 11:2. Ni Ubumedi bwari kurwana n'Ubugiriki buri kuvugwa hano. Nanone kandi imfizi y'inama y'amahembe 2 wabonye nibo bami b'Abamedi n'Abaperesi, kandi yasekurume y'ihene y'igikomo ni umwami w'Ubugiriki. Daniyeli igice cya 8:20-21. Ibi byose byarengukirizaga ku bwami bw'Abagiriki. Iriya ntare, iriya ntama ndetse n'iriya sekurume byarwanaga. Intama ni Ubuperesi, isekurume ni Ubugiriki, kandi isekurume y'ihene yaje gutsinda iyi ntama. Rero ubwami bw'Ubugiriki bwari gusimbura ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Niyo mpamvu Daniyeli yabonye ubu bwami mu isura y'ingwe ifite imitwe 4. Ubwami bw'Abagiriki ubwo barangajwe imbere na Alexandre Rogra, Alexandre yari amaze gupfa, igihugu cye cyangwa se ubwami bwe bwaje kwigabanyamwo imitwe 4. Ababikoze bari abagaba be Cassandre, Lisemakusi, Seleukusi na Ptolémée. Bigabanyije ubwami bwe. Nuko ubwami bw'Abagiriki nabwo bubaho muri 531 bugeze mu 168. Ibyabwo birangirira aho ngaho. Reka mbabwire bantu b'Imana, burya koko mu ijuru hari Imana ihishura ibihishwe, kandi koko ni nayo yeretse umwami Nebukadinezari ibizaba mu bihe bizaza. Daniyeli 2:28. Nuko umwami abwira Daniyeli ati: ni ukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana, ni umwami w'abami kandi nihishura ibihishwe, kuko ishoboye guhishura ibyo byahishwe. Daniyeli igice cya 2:47. Ibi byose Daniyeli yabibonye bitari byasohora, nyamara byose byagiye bisohora nk'uko byavuzwe n'Imana. Dukomere ku Mana. Imana yacu irakomeye, ntabwo igibeshya. Bamaso, Kristo ari hafi kwimika ubwami bwe, ubwami butazahanguka, ubwami buzahoraho iteka ryose, kandi arashaka ko muzabubanamo. Ubwo mwisi bwose bwagiye buhanguka, ariko Kristo azimika ubwami bw'iteka ryose. Mbese uriteguye? Tunganya imibereho yawe, tunganya ingeso zawe, kandi ujye usenga bw'ijambo ry'Imana. Niba wifuza kumenya byinshi cyane byimbitse mu ijambo ry'Imana, ushobora kwegera itorero riri hafi yawe, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero 0783548555. Imana kugirire neza mu izina rya Yesu.